Haleluya. Ndagira ngo mbaganirize ijambo ryongeye kugaruka mu mutima wanjye kandi naribonye ndihawe n'Imana mu masaa 7:40 z'ijoro. Rivuga ngo imbaraga dufite ntizihagije, dukeneye izindi. Ubwo rero ndagira ngo tuganire, murankundira? Imbaraga dufite ntizigize gute? Reka nihereho. Imbaraga mfite ntizihagije, imbaraga ufite ntizihagije, imbaraga mufite ntizihagije, imbaraga dufite ntizihagije, dukeneye. Murabyumvise? Reka dusome ijambo ry'Imana, ariko ndanashimira Imana dufatikanije. Nimubishobora mukorera Imana kandi murindire ibintu bizemera. Ndumva nshaka kubahendahenda, mukorera Imana kandi muyirindire, byanze bikunze ibintu bizemera. Uyu munsi none tuvugana, mumbonye benshi kenshi, abandi rimwe, munyumvise mbaye i Kigali, niho mba. Murabyumva, ndi umukristo mu itorero rya Nyakabanda. Iminsi yose maze i Kigali, imyaka igeze muri 15 n'indi, ntaho nagiraga mba. Murabyumvise? Ntaho nagiraga mba. Ese ubwo wabaga mu ishyamba? Oya, sinabaga mu ishyamba, ariko ntaho nagiraga mba. Nabaga kwa nyirinzu. Kandi niba hari ikintu gigoye kinahenze kirushya umuntu, ni nyirinzu. Mu bigeragezo byinshi bibaho, ikigeragezo cyo kutabyara, gusonza na nyirinzu, ibyo bigeragezo ni danje. Njyewe rero nari narabyaye mbona n'ibiyo, ariko nsigarana icya nyirinzu. Ubu munsi wa none rero tuvugana, kuva ku wa mbere 2:54 nibwo nari nkize nyirinzu. Ubu munsi wa none tuvugana ntuye ku Ruyenzi. Hari umuntu wankundira akabwira mugenzi we ngo ihangane, Imana ibifite mu kiganza. Ikintu twabuze ni imbaraga zo kubitegereza. Ikintu twabuze ni imbaraga zo kubitegereza. Ariko uwihangana wese azahabwa amasezerano. Imana ishimwe. Amen. Mu minsi maze nza hano n'ahandi, nari ntarumva ijambo umuntu mu rugo tubana yambwiye menshi, ariko hari irindi nari ntarumva. Iryo naryo naryumvise ejo, ariko ryo sindi buri babwire, gusa rinejeje umutima wanjye. Kuva nabaho nari nzi ko nta muntu wangirira impuhwe, ariko numvise azingiriye nyinshi. Ndavuga nti burya Imana ifite ibintu byinshi mu kiganza. Nibwo naraye nkoze imibare rero n'ubushakashatsi, nsanga kubabara kw'igihe kwisukiranya kw'ibyago by'umuntu, kwisukiranya kwabyo kungana no kuzisukiranya kw'ibisubizo Imana izasuka nyuma y'umubabaro. Nabitewe n'iki rero? Nabitewe n'ijambo rivuga utwishimishe ibyishimo bingana n'igihe watubabarijemo. Hari abantu rero bazi ko ijambo ry'Imana atari ryo, ariko igihe wababariyemo kirangana n'igihe uzishimiramo. Nibiza kuba ngombwa ndaza kubabwira impamvu. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Nyamara Imana irashoboye burya. Ndumva ashaka ko tuza kubanza gusaba Imana imbaraga zo kuyirindira, hanyuma
uyu munsi nkaza ko yaba umuntu nduta, yaba uwo nduta, yaba umukuru, yaba umutoya, yaba uwabyariye iwabo, yaba utarashaka, yaba ufite umugabo, yaba uwo babanye neza cyangwa uwo bashwana, yaba ufite indwara cyangwa umuzima, ndashaka ko tuza kumara gusenga isengesho ribwira Imana ngo duhe imbaraga zo kukurindira. Ndifuza ko abantu mwese muza kwicecekera mukamera gutya, nanjye nkagira ikintu nza kubasabira Imana mwicecekeye. Ndabyifuza kandi ndashaka ko tuza kubikorana tubyumvikanyeho. Turaza kubanza dusenge twese nyuma yo kuganira ijambo ry'Imana, ariko niturangiza iryo sengesho ndaza kubahendahenda mwese muceceke. Cyakora cyo ndemerera urira kurira, ko Bibiliya nayisomye karirambwira ngo ubara kurorongotana kwanjye, amarira yanjye uyabika mu icupa ryawe. Urira we ndamwemerera kuko n'Imana yemera amarira, ariko uvuga jyewe ndimo senga sinza kumwemerera. Ndashaka nanjye kuza kubasabira Imana ikintu, nubwo kitazazira rimwe kuri buri wese, ariko ndumva umutima mfite uza gucomekana n'uw'Imana, tukaganira n'Imana, kandi ndabyiyumvamo kuko ubu tuvugana ndumva nta byaha mfite. Ibyaha nibyo byatuma tutavugana n'Imana. Dusome ibice 6 by'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. N'uyu murongo wa 66 tuze gusoma twumve. Baroko kandi hari ubundi utahasanga. Ndumva mfite ibintu byinshi byo kubaganiriza. Ni mu bishobora, umuntu bishoboye ajya agira neza, ariko nta kindi kihishe inyuma y'ineza agize. Agire neza gusa avuga ati nkoreye Imana, sinze uko ejo bizarangira. Impamvu mu minsi yashize nabaye pare w'umuntu abinsabye, arambwira tuzanshyingire uzambere pare. Ntiyego, ni umwana w'imfubyi w'umusore yararangije muri Yerika, ntarabona akazi, yacuruza utuntu tw'amamituyu ibiki, aza kugira umugisha abona 300,000. Agiye kwa nyirabukwe, afite nyirabukwe sebukwe ntawe uhari. Nyirabukwe amusuzugura turi kumwe, aramubwira ngo inkwano y'umukobwa wanjye ni 1,000,000, nintayibona ni 900,000, nzagukuriraho 100. Barakatuza. Umwana aramubwira ati mukecuru mfite 300,000 n'urukundo, uremera nshaka ibyo 900 bitagira urukundo, cyangwa uranyemerera nshake 300 ariho urukundo? Mukecuru aramureba amubwira amagambo 3 mabi ntavugira mu rusengero. Mwababyeyi mwe mugende gake. Arangije aramubwira ngo imbabazi nkugiriye ni 600. Umuhungu akunda umukobwa rwose. Turataha, arambwira ati ndapfuye ubukwe buzaba buti, 300 ntayo afite. Mbibutse ko jye nagiye muri banki, mbitekereza jera wa banki w'inshuti yanjye. Arambwira ati se Pascal, ko mbizi ko nta mitungo ugira, uraduha ingwate ki? Ndababwira nti ingwate mfite ni Yesu nizeye wenyine. Nimwemera kumufata mumufate, hanyuma njyewe igihe mumpa nzishyura mbere yacyo, kuko Yesu nizeye arakize. Ahita ambwira ngo ushingiye kuki? Nari mfite agenda yanjye irimo hariya yindi, iri mu gikapu nsize hariya. Ndamubwira ntiyaba uruza amasezerano mfite kuva mu 2000 kugeza uyu munsi, mwakankundiye ahubwo mukaba ari jye munyuzaho amafaranga tuguriza abantu, kuko iby'Imana yambwiye nta na kimwe kizahera. Ahita nsubiza ijambo rikomeye, arambwira ngo Pascal, ntagiye muri byinshi ndakwishingiye baguha amafaranga. Bampa 300,000, mbikubita kuri 300 byuzura inkwano turayijyana. Muhungu arashyingiwe bigenze neza. Itariki navuze
yageze ku wa mbere, kandi ku wa mbere nari mfite ivugabutumwa ngomba kujyamo aho bita Kimironko. Nijoro ndyamye ndota wa muntu duhuriye Kimironko, ngo ahita nyambura mikorofone aravuga ngo iki kigabo kije kubwiriza hano ni icyesikoro cyambuye banki. Nuko nabiroza, kandi nubaha inzozi zanjye kurusha iyerekwa kurusha ijwi nakumva. Nubaha inzozi zanjye, ndazizi nzibyaza. Mpita mbwira Imana ntubirangiriye hano, ushaka undi wohereza Kimironko sinjyayo. Ijwi rirambaza ngo kubera iki? Nukuri ndumva ashaka kuza gusenga. Ijwi rirambaza ngo kubera iki? Ndayibwira ngo ndamutse mpuye n'uyu muntu koko tuhahuriye agahagarara asa n'usabye gushimira Imana agahita nsenya, ubutumwa bwose navuze niba bubaye impfabusa wa Mana we, ntaho njya. Mpita noma nk'abakozi 20 wohereza runaka na runaka, inaha nubabura ujye Butare, nubabura ujye kugiko, mbese nohereza abakozi bose nzi. Irambwira ngo uzinduke ujye mu isoko saa 3:10, ndaguha amafaranga y'abandi ngo usigire nayo kurya. Haleluya. Imbaraga mufite ntizihagije, mukeneye izindi mbaraga zituma tuza kurindira icyo Imana yavuze, kuko mbere y'uko icyo Imana yavuze hari ingabo zashikoye zishaka kutwereka ko Imana itariho, zitwereka ko n'ibyavuzwe ari ibinyoma, zitwereka ko n'Imana yavuganye natwe itariyo, zitwereka ko n'ibyo twumvise byari amarangamutima yacu, zitwereka yuko ibi twirirwamo ari ubuyobe. Ariko ndabibutsa ko atari ubuyobe, Imana yavuze niyo yo kwizerwa. Ndagenda, nari maze iminsi umuntu anyibye 480 agiye i Lusaka, agiye muri Zambia, mutumye muri Tanzania ahita yikomereza. Muhamagaye shwi, nyuma ya haramamagara ati naragiye, uzihangane nimbona ninkora bikemera nzayakoherereza. Umutwe urabyimba nyine, urumva nta kundi. Nigeze kubwira abantu ngo nta muntu utagira abadayimoni, baranseka. Maze nawe urabafite, nanjye hari igihe baza, nubwo udafite abagutura hasi ariko urabafite. Ubwo udafite uwo kwiba ufite uw'uburakari, niba udafite uw'uburakari ufite uwo guhisha ibiryo, niba udafite uwo guhisha ibiryo ufite uwo mbese nta muntu utamugira burya. Uze kwikontorora urasanga umufite, ahubwo icyamukaza kumwirukana. Ubwo rero nanjye umudayimoni aramfata w'ubwicanyi, ho gatsindwa yo kagwayo rerere. Ubwo urumva nari narwaye abazimu. Nyuma Imana iranyihanganisha. Ku wa mbere rero mbyuka njya mu isoko mfite 44,000 byonyine, kandi imari nagombaga kubona nge ntayo nari nararanye, yansabaga hafi 126. Ndi mu isoko nkanuye amaso, telefone yanjye irasona. Mama umwe arambwira ati nagiye kwitabara ejo, hari umuntu umpamagaye ngo anyishyure arambuze, genda ahantu runaka urasanga umuntu uhagaze umubwire ko ari jye ukohereje. Ngiye amunyishyurira 156. Mpita nkora muri ya mafaranga nongera kuyanya, ndavuga nubwo ejo nzaba nayabonye, ngiye kurangura noneho ndayongera nirangurira ibaro y'imyenda. Haleluya. Maze kuyirangura, data wo mu ijuru arambwira ngo nitwa Uwiteka nshobora byose. Amen. Iyo myenda yose uranguye ni original. Umwenda nkwemereyemo ni umwenda wa 3 wa rouge bordeaux wonyine, uvuye hejuru 1 2 3 wa rouge bordeaux, umwenda ujya gutukura niwo wonyine nkwemereyemo. Iyindi uzayinjyanire muri gereza ya Karubanda ku wa 3. Myenda mishyashya myiza, ipantaro imwe yahagarara nk'ibihumbi 9, kandi habamo nk'imyenda 100. Ndabyumva, ndavuga nturakoze. Uwa mbere ndagukuyeho, uwa kabiri, uwa gatatu mfashe ya rouge bordeaux. Ijwi rirambwira ngo kora muri uwo mwenda mu mufuka w'imbere. Nkoramo fungura igipesi cyarimo. Maze gufungura igipesi cyarimo, nkora muri uwo mufuka. Haleluya. Mbwira umuntu ukuri iruhande ngo nta mbaraga ufite zihagije, rindira Imana.
murindire Imana, bindi by'urusaku bigabanuke. Murindire Imana, urusaku nirugabanuke. Yego. Birarangira nkoramo, nkoze muri wa mwenda, nkuramo amapawundi angana n'ibihumbi 619. Mpita nishyura 300 bya banki. Yego. Mpita nkuraho yandi nafashe y'abandi nyongeraho. Yego. Naho Imana izi ko izanyimura, ariko Mana we. Birarangira. Ndangije telefone umuntu w'inshuti yanjye naha, ndamubwira nti hari imyenda mfite ngomba kuzana. Okay. Ubwo izambarwa n'abanyururu, nari mfunze ni mwansura, ubwo nasuye Imana muri gereza. Amen. Ndangije ndatuza, ndavuga ngo icyabuze n'imbaraga zo kurindira Imana. Ariko nimurindira Imana muzabona utuntu twiza. Dusome ijambo ry'Imana. Mbohoye abantu, mugende mugirire neza ababi n'abeza, abarebare n'abagufi. Mugende mugirire abantu neza, muzahura nabyo ejo hazaza. Uyu munsi wa none tuvugana, uyu muhungu wanjye nashingiye nibwo yabonye visa imujyana ahantu hitwa muri Taiwan, mu gihugu cya Taiwan. Niho agiye gukurikiranira ibintu by'ubushakashatsi imyaka 3. Bamwemereye kujyana n'umugore we. Ubwo se urumva ubuzima bwabo butafashe icyerekezo? Ejo bundi rero nanyohereza amataiwani ngo Pascal byagenze bite. Twisomere 66 ibice 3 by'ubutumwa bwiza bwa Yohana. Benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Simoni Petero aramusubiza ati, Databuja, twajya kuri nde ko ari we ufite amagambo y'ubugingo buhoraho? Natwe tukaba twizeye tuzi yuko uri Kristo uwera w'Imana. Amina. Ndagira ngo dusome irindi jambo rivuga ngo Petero yihakana Yesu. Turisome, nitumara gusoma tuganire. Ndagira ngo mbabwire ngo nta mbaraga dufite zihagije. Dukwiye kuza kubwira Imana ngo duhe imbaraga, dutegereze umugambi wawe ku buzima bwacu, kugira ngo imbabazi zawe zirusheho kuza. Akenshi iyo mwicaye muba muzi yuko Imana nta kintu izamarira abantu, kandi uko abantu mwese mubyibwira, mwibwira yuko Imana ivugana n'umuntu ku wa mbere igakora ku wa kabiri, yavuga mu kwa mbere ikazakora mu kwa 12, yavuga 2014 ikazakora muri 2030. Kuba ukiriho ni ikimenyetso cy'uko Imana izakora. Dusome rero mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo, ibice byaho ni 27, bambe 26. Dusome ku murongo waho wa 69. Haranditse gutya ngo, ni page ya 32 Isezerano Rishya. Haranditse gutya ngo Petero yihakana Yesu. Ubwo Petero yari yicaye hanze mu rugo, umuja aramwegera aramubwira ati, nawe wari kumwe na Yesu w'umunyagalilaya. Maze abihakanira imbere ya bose ati, icyo uvuze sinkizi. Icyo uvuze sinzi icyo ari cyo. Arasohoka, ageze mu bikingi by'amarembo, undi muja aramubona, abwira abahari ati, n'uyu yari kumwe na Yesu w'i Nazareti. Yongera kubihakana arahira ati, uwo muntu simuzi. Hashize umwanya muto, abari bahagaze aho baraza babwira Petero bati, ni ukuri nawe uri umwe muri bo, ndetse n'imvugo yawe irakumenyekanishije. Maze atangira kwivuma no kurahira ati, uwo muntu simuzi. Muri ako kanya inkoko irabika. Petero yibuka ijambo Yesu yari yavuze ati, inkoko itarabika uri bunyihakane 3. Arasohoka ararira cyane. Imana idufashe. Ndashaka ko tuza kurira. Kuki mvuze ngo imbaraga dufite ntizihagije? Mbere y'ibintu byose ndagira ngo mbanze mbakuremo ibitekerezo mumaranye iminsi mutuka Imana n'umwana wayo mutabonye. Ndabaza ikibazo, muri mwese umuntu wigize kubona Yesu nagira atya? Hari uwamubonye muri mwe? Hari uwigize amubona? Hari uwasangiye nawe muri mwebwe? Hari umuntu Yesu yigize yoza ibirenge muri mwe? Hari umuntu waba yaravuye hano nibura ngo agere muri Palestina? Uwagiye kure yagarukiye ibyumba, uwagiye kure cyane yagiye i Bugande n'i Burundi. Uwa kure cyane ariko 90% y'abagiye kure naho ngaho tuvuze. None mwebwe murihanukira mukizera Yesu mutabonye,
ko n'uwadufunga yatumariramo. Nta muntu muri mwe wigize amubona uretse uyu muyobozi utuyoboye wahagurutse akavuga ngo abashaka kumwizera ari izi nyuguti z'umukara asomye. Simpange na wa muhungu ejo bundi twahuye akambwira atari ko Jean Pascal uracyari umuyobe, rwa rutabo rw'umukara uracyarugendana, ngo uru ni urutabo rw'umukara, ngo narayobye, ngo ibi nta muntu ukibigendana. Ariko se tugendana iki? Mbibutse ko uyu Yesu tuvuga mwese nta muntu wigize yumva avuga uretse Pascal uje hano akabaganiriza akababwira ngo ushaka kumwizera naza apfukame, tugapfukama. Ubundi hari uwigize amubona? Ariko uyu Petero turimo dusoma hano yabanye na Yesu, barasangira, barararana, Yesu ahinduka bareba, Yesu avugana nabo bareba, barabana rwose iminsi myinshi, bakorana ibintu by'ubutwari. Bano bagabo babanye nabo viza imbona nkubone, nk'uko wicaranye n'uyu muntu kwicaye iruhande niko bicaranye na Yesu. Ufite imbaraga ki zatuma utihakana uno muntu wijejwe n'inyuguti zonyine? Ariko ntacyo bitwaye. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ibice 17 muri Yohana umurongo waho wa mbere kuzamuka kugera mu bice za 20 haravuga ngo asabira abigishwa be n'abandi bose bazamwizera. Aravuga ngo ndabasabiye, sinsabira mwebwe mwenyine, ahubwo nsabiye n'abandi bazanyizezwa n'ijambo ryanjye. Bigaragare ko turi mu mugambi w'Imana. Amen. Twebwe Yesu kuko yarabonye bazamwizezwa nuko abandi bamuvuze, ashyiraho ino kondisiyo. Aravuga ngo ndabasabira, sinsabira baba bonyine. Mu gice cya 17 cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Yohana aravuga ngo ndabasabiye, sinsabye kubakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Nababwirije ukuri iryo jambo ryawe, nyamara ab'isi barabanga. Impamvu babanga nuko atari ab'isi bagenzi. Sinsabye rero kubakura mu isi, ahubwo barinde umubi. Mfite nuko Yesu arisenze. Iyo atarisenga akanyu kaba karashobotse, akanjye kaba karashobotse. Turashimira Yesu wakuyemo ibyica agasigazamo ibituma dusenga. Yani nicyo cyabimuteye. Mbibutse ko uno Petero tuvuga niwe watije Yesu ubwato. Mbibutse ko Petero uno tuvuga ni wa wundi abantu bose bavuze hanze hamwumva bavuga ko ndinde. Bamwe uri Yohana umubatiza, abandi uri umwe mu bahanuzi, abandi batureriya, abandi bati uri Yeremiya. Ariko mwebweho muvuga ko ndinde. Simoni Petero ngo arahaguruka aravuga ati rata Yesu, uri Kristo w'Imana, mwana w'Imana. Uyu muntu wamwihakanye niwe wamuhamije. Mbibutse rero ko gusenga kwitaba ku wa gatanu no ku wa kane nijoro n'andi masengesho apangwa y'iminsi myinshi sibyo bisobanuye ko umuntu azi Imana, ahubwo kumenya Imana ni ukurindira Imana mu by'igusaba no gukora iby'Imana ishaka. Nicyo gituma Bibiliya yavuze ngo mugende mwera imbuto nyinshi kandi zigumeho. Bibiliya yavuze iki? Petero uyu muntu wihakanye Yesu, ndabibutsa neza yuko ari we wamubwiye ngo niko mwigisha, ko bwije urabona turi bugura iki hano cyo kurya, sezerera abantu. Yesu aramubwira ati Simo, nimwicaza abantu inteko cyangwa ibyiciro, senkani ngo barabicaza. Simona atubura imitsima areba, amuha intonga y'umutsima arayitahana areba, akiza umutware utwara umutwe w'abasirikare areba, azura umwana wo kwa Yayiro bareba n'amaso. Uyu Simoni Petero wihakanye Yesu niwe wa mugabo wagenze hejuru y'inyanja abonye Yesu ngo agira ngo ni umuzimu. Aramubwira ngo niba utari umuzimu nkundira nanjye nze. Uyu Simoni yagendeye hejuru y'inyanja arabireba n'amaso. Ni izihe mbaraga ufite zatuma utihakana Yesu utabonye? Ni izihe? Uretse indwara yakuzanye tugasenga igakira, uretse ubukene bwari bwarakokamye n'imyaku y'iwanyu waza twasenga bikakuvaho ukagumishwa hano n'icyo. Ariko ibyago biri imbere ahangaha ntushobora kutamwihakana ubaye utagwijije imbaraga. Harya murabyumvise?
Simoni uyu Petero, ejo nahoze nkora nahoze subiza ubwenge inyuma, sanga nkoresheje ibiterane 193, hihana 1,918,018 by'abantu. Yewe maze kubwiriza umuntu abantu bakihana mbara umubare wabo w'abapfukamye wo nkawandika. Igihe cyo kumererwa nabi nkabwira Imana, nurabona nta mumaro ngufitiye ko nagiye kwitaba babiri ntibihannye, ubu urabona ntacyo nkimaze, nimba akazi kanjye karangiye nsezera, ariko nanjye hari abantu ngusigiye naguhaye. Gahita vuga turacyamfitiye umumaro, ongera ubeho. Jewe dukorana mu mibare. Jo bundi se sinabaza ngasanga nyisigayemo 1,416,000, ubundi gukora nishyura, ubu wowe wasanga urimo nka miliyari. Nabaza umwuka, icupa mu byumweru, amacupa abiri mu icupa rimwe rigura 250, kiriya cy'ikibomboni kikamara ibyumweru 2 kandi ni pirate. Ubwo ni ukuvuga ngo mu kwezi ubukoresheje umwuka ungana na miliyoni. Mbara rero amezi 12 nsanga mpumetse umwuka wa 1,12,000. Ubwo wa original mitambara nsanga ni 1,24,000 kuko uri yubari pirate. Ndabara nsanga abapolisi Imana yashyize ku rugo rwanyu, umupolisi umwe mubarira 61 kuko burya bamwe niyo bahembwa, wandindiye umutekano mbara n'ukwezi, sanga mu mwaka ni hafi 750. Ndabara nsanga abapolisi bandindiye abashyitsi bakagera iwanjye nta kibazo kivutse, nabo ndabara, mbara bo tugendana mu modoka batagaragara, nabo ndabara, ndazamuka mbara bancungiye abana, mbara ukuntu maze umwaka ntarwaye, mpita mbaza umuntu uheruka kwivuriza kwa Nyirinkwaya, nsanga bamuciye 194, mfatira kuri ayo ngayo, mbara mu kwezi yuko nari kuba naragiye ntanga 194, ndayabara, sanga ni 239,000. Mbaza imibyizi nakoreye Imana, nsanga nta na cya 10 kirimo. Mpita mfatira ku mufundi, i Kigali umufundi ni 5, nanjye sanga nibura ku munsi nubaka imitima y'abantu 2, mpita nsanga ngiye Imana itampemba 5 kuko ni inkire, mpita mbarira ku 10 sanga ni 20 ku munsi, ndayabara, sanga nkuyemo sanga ndacyagwa manga. Ubwo rero nimunkundire nkore nge nongeraho n'amasaha ya nijoro kugira ngo ya masaha y'ikirenga Imana izayabare bihure n'imibare, noneho nge nagira akantu mbona mw'isi. Imana nisingizwe. Hanyuma nza kubara bamwe mu bakristo sanga n'abayede bakorera 2,500. Ubu umuntu utabwirije, utakorobye n'urusengero, utanahanaguye intebe, uyu we yabaye umuyede. Twabwirije arakira, twamuhereje, ni umuyede w'abafundi. Ubwo ni 2,500 byandike ko wabikoreye uno munsi. Hanyuma nurangiza ugenda ubara n'ibyo wariye n'ibyo kwa kundi byagenze. Nuko mbara ibiryo nariye by'5 ku munsi kuko iyo niriwe Nyabugogo niyo ndya, ariko nkuramo ibyo nariye mu murimo w'Imana. Bya bindi mutugaburira ntimukabibare, burya umuntu yagutumye ari shobuja aguharija de ponche, ahubwo mwe muri abakozi b'Imana muba mwatetse mu yacu, birya ntibibarwa. Nabibaza, burya muteka mu yacu kuko uwadutumye hano yababanje hano kugira ngo tutaza kubura uko twigenza, arabakoresha. Rero twariye mu gahimbaza musyi kabonerwa mu ngasire. Imana nisingizwe. Amen. Abatazi imibare nzayibigisha ikindi gihe, ariko dukwiye gukorana n'Imana tuzi neza ko nta bibazo bihari. Imana nisingizwe. Turacyari ku ijambo rivuga ngo imbaraga mufite ntizihagije, mfite dufite mufite ntizihagije. Uyu mugabo Petero muze gukurikirana neza, niwe wahagaze mu bantu arababwira ngo uwo mwishe mukamubamba niwe ukoze bino bintu mureba. Ntabwo kuba twarahamije Yesu imyaka 30, 40, 50, uretse ko nta n'uwasenkana urimo hano, abenshi ni aba 10 abandi ni 2, 3, 5. Ntabwo kuba twarahamije Yesu ngo nkore ibiterane hano mu gihugu nambuka mbikore hanze, byo hanze narabibaza nsanga ni 34, urumva si bikeya.
ntabwo kuba naraje hano kwitaba nkajya ingoma no mu matyazo nkajya itumba n'icyarwa nkajya Kigali n'igitarama nkajya mu Ruhengeri n'igisenyi ntabwo ari byo bisobanuye ko jyewe barakagira Pascal nagwije imbaraga. Oya, ntazihari, kuko mwibuka ijambo riri muri Bibiliya rivuga ngo turicwa umunsi ukira bakuduhora, twahwanijwe n'intama z'imbagwa. Twicwa na bande rero? Twicwa n'abazima babi badashaka ko buno butumwa bugomeza kwamamara, bagahora bashaka ibintu byakigingiza umurimo w'Imana. Ariko uwacu yaranditse aravuga ngo urufatiro rw'Imana yacu ruracyahagaze, rwanditseho ngo Uwiteka azabe. Kubera iki imbaraga mufite zidahagije mwabarokore mwe? Mwese uko muri aho uretse kumva ngo Imana iravuze nanjye ndimo. Nta muntu wigize abona Imana imanuka ngo ize mu rusengero ayibonesha amaso. Uretse agahenge Imana yabiduhaye, umwe muri twebwe akabonekerwa, uwo bamarayika w'Imana akamumanukiramo akavugana natwe ngo niko Imana ivuze. Ariko mbibutse ko Abisiraheli babonye Imana, bakayibona mu bisate by'amabuye, bakayibona Mose amanutse, bakayibona mu buryo butari bumwe. Bageze mu butayu bw'Isini baravuze ngo Uwiteka ni iki? Ntibari baramubonye buriya? Niko Mose uza kutwicira inahangaha mw'Egiputa nta mva zabagayo, ubundi iyi Imana ituzanira iki inahangaha? Ariko se bari barananiwe kuyibona ibagaburira inturumbutse? Nta mbaraga dufite twebwe, imbaraga zacu zirarangirira hano mu rusengero. Uzabibona ugeze mu isoko, umuntu wamwizeraga nugera mu isoko kugira ngo ni shitani ikorera mu isoko, kandi mu rusengero wamwizeraga ukagira ngo ni umukirisitu. Muzabibona. Shobundi nabonye ibintu binera ubwoba, ndavuga ni burya nta mbaraga dufite. Mba mu magurupe menshi jyewe nkunda gusenga kurusha ibindi byose. Hari umwana rero nyobora muri gurupe imwe, shobundi mbura amafaranga, murabizi namwe nimuyahorana n'ikimenyemenye wicayeho ntayo ufite ntundenganye. Shobundi rero ndayabura ndamuguza, ndamubwira ni wangurije icy'umunani nkigira ikabarondo gukorera Imana ko nzayaguha ku wa gatandatu ko wenda nzaba nacuruje. Harambwira ati tonto tuzayama. Nta mbaraga dufite zihagije. Sangahe ni 5:30 saa 6 nzaba nayabonye. Yo, reka se 4:40 zigera. Halo, urihe? Ndi mu mujyi, ndaje mpagusanga. Baroko yaje yambaye neza, ntabwo uko mutega ibitambaro arizo mbaraga, ntabwo aya majipo mwambaye nk'ababyeyi n'ibitukuntu kwiza mwambaye ntabwo arizo mbaraga. Oye, ko mukanya bya benuka da, wari wambaye ugasanga yambaye ubusa. Byashoboka ko dore byigize no kuba kwa kundi nyine byigize kuba cyagiye. Noneho araza nk'umurokore mwiza n'ishakoshi kwa kundi muzitwarira ahangaha, n'agakweto ka niki yaragikoze ngo niko dusigaye twitwa, niki yaragikoze rerererere. Mwana w'umukobwa araza n'udukweto dufite atarigenda isakuza, niki yaragikoze, niki yaragikoze. Burya ngo niko tuba tuvuga. No, umwana araje. Mu by'ukuri mwabarokore mwe ni umuhanuzi, turamwemera. Ahanura 3 saa 5 bigasohora. Imana imubaho, ariko nta mbaraga afite. Ntabwo rero kuba Pascal nabanjani butare kubwiriza arizo mbaraga, ahubwo mbaye akanwa k'Imana, ndaza kugwiza imbaraga nsohotse hano kugira ngo ndinde ubutumwa naje kuvugira hano, nizo zaba imbaraga. Murabyumvise harya? Umwana w'umukobwa araza, wiriwe, narinje kukureba ndihuta, bya bintu wabibonye? Ndamubwira ntabwo ndabibona. Mbona arijimye. Ngiye kubona mbona afashe ishakoshi, arapfunduye, akuramo isharupe. Noneho ngira ngo agiye kwicara kuka esikariye kaho twakoreraga nka hano kugira ngo atanduza ijipo ye. Ngira ngo agiye kuntegereza. Naho umukobwa ahubwo agiye muri tekinike. Abafashe ya sharupe, abarayikenyeye,
arangije ishakoshi ye ayishyira hano ibumoso, arangije mbona arafunze, mbona aranyegereye, arambwira tumva ngewe icyanzanye nari nje kureba amafaranga yanjye, urayampa cyangwa ntuyampa? ndamubwira ntariko ntabwo ndayabona, bunyihanganiye. dore uko yigize, shakoshi abayifasha, arangije udutoki dutatu abatugeza, aba aranyitambitse. ari ukuntu umuntu akwitambitse ukavuga ati nimva hano ndamenya ko Yesu abaho. barako aranyitambika, arambwira tumva nkubwire, ntabwo ari uko abasindikazi tumeraho, urayama cya mbonye ibintu bibaye bityo, ndavuga ni we uyu ni umujyama ashobora kundangiza. bayobozi banjye, namwe bantu mwaje gusenga, muramenye mutabura ubwenge, ibintu byose niba bijinaraza. barukore mwaheze mu bintu, ikintu cyose ni kwa jinara Yesu. hari ibigusaba kwiruka ukajinaraza ugarutse. none umuntu uko yikosataye urajya kumubwira ngo kwa jinara Yesu? aha tubwizanye reka tuganire tumusenge. uyu muntu uko yarangije kwikosatara akwereka uko abasindikazi bamera, uraza kumubwira ngo kwa jina, cyangwa urirukanka ugaruke yacururutse? mwagiye mumenya ubwenge. ariko mbandagurutsa ndavuga natansebereza ahangaha, ndavuga ni reka ngwize imbaraga aho kugira ngo ncyamirane nawe, reka nirukanke nanatontoma baburu warimo atontomana nawe. bandirutse witwa Eugene ati reka nyakugurize pastor, ati biragaragara ko waba warariye amaturo. ndabwira ni Eugene nige sindi pasiteri, jewe ndi umukozi w'Imana mu bundi buryo, ariko sindi pastor. atakira bibiri uvemo ideni ry'abandi, arayampa ndayamuha. arangije anambwira ngo uyite yamase nkakwereka uko nari kukugira. burya yakwereka uko yakugira, ni umuhanuzi ariko nta mbaraga afite. nicyo gituma utihanganiye ukurimo ideni, nuko nta mbaraga ufite. wabonye kujya gutwara amasafuriya ari byo ngombwa, ubona kujya gusohora intebe ari byo bizaba ari byiza, ariko si byo byiza. ibyamubayeho nawe ejo byakubaho. gwiza imbaraga ahubwo usenga uvuga ati Mana wamuciriye inzira sinshwane nawe. ariko kubera urukundo rwashize, arumva kumwandagaza ari byo byiza, arumva kumuta hanze ari byo byiza, arumva kumuteza abantu akaza mu itorero bikamenyekana, si byo byiza, ahubwo ni imbaraga zabuze. harya murabyumvise? buracya ndamubwaza ntariko biriya wabitewe n'iki? arambwira tumva nkubwire, akanjye kararura, gusenga ni ugusenga, n'amafaranga ni amafaranga. urumva? kuva ubwo nahise mbona ko gusenga ari ugusenga, n'inoti ari inoti, nsigaye ngendera kure. Yesu ashimwe. imbaraga dufite ntizihagije mwabarokoremo, ariko ntacyo dufite isezerano. Yesu yaravuze ngo icyo abikoze cyo muzahabwa imbaraga, umwuka wera nabamanukira, muzaba abagabo bo kumamya Yerusalemu, Yudaya no kugenda kuzagera ku mpera y'isi no kwitaba harimo. nta mbaraga. uyu Petero turimo mureke tumuvugeho. uyu mugabo niwe muntu wa mbere Yesu yirase, aramubwira ngo kuri wowe niho nzubaka itorero. arangije aramubwira ngo n'amarembo y'ikuzimu ntazikuka, ntazarishobora. si we yabibwiye? ariko kubera ko imbaraga za kimuntu zirangirira aho ngaho, iminsi ishize abonye inkoni barimo bapiga Yesu, abonye ukuntu bamudishe, abonye ishyi bamuhaye bamugaruje izindi, abonye ukuntu barimo bamukubita icyo bita inga, aravuga atumva ngiye kwiteza uno mugabo naba ndi korokodire, naba mbuze ubwenge sha. ati niko uyu mugabo uramuzi? arababwira ati do inalahilalahu, uwamumenye iwacu haba atari inaha, simuzi, cyakora kibye njya mbyumva. ubivuze arigenda. nuko abantu babaye barimo barihakana Yesu kubera nta mbaraga. uwa kabiri araza aramubwira ati ariko sinigize, kuko hari aho nasomyeho umwe aramubwira ati ariko sinakubonye ejo bundi se wowe waciye ugutwi? ngo mukuru uwo yaciye ugutwi niwe wamuhamije. aramubwira ati ejo bundi nakubonye niwe waciye ugutwi kwa garafure, kwa petit frere. aramubwira ati mba nkuroga, abantu turasa nuko nimukiye inaha. ndati ni ukuri turasa, kandi abaturanyi babyarana n'abana basajye, simbazi bariya abantu. nshuro ya gatatu aravuga ati ntawe nzi.
inkoko irabika. Nta mbaraga dufite, nta mbaraga mufite mwa bagabo mwe, mwa babyeyi mwe, mwa bakobwa mwe, nta na nke. Sho mundi nagize ubwoba ndabaganiriza ibintu nzi nabonesheje amaso, kandi mu nkundire mbaganiza rino jambo. Iri jambo nibwo bugingo. Ejo bundi umwana umwe w'umukobwa yarize bimugoye rwose, hariga. Ejo bundi ararangiza yiyereka, ahabwa akazi muri KSB. Arakora, yakwireba ikimero akabona ni umukobwa mwiza, ntaribi. Reka rero abyuke dayimoni amufatire mu irangamuntu. Ibyo utunze nibyo bituma utakaza imbaraga. Abyutse mu gitondo arebye mu irangamuntu asanga yujuje imyaka 31. Yari umuririmbyi mwiza ahantu. 31 iragenda ijya mu gihorihori, ndashaje rererera abantu bambona gute du. Mbese 31 iramutoroma. Reka razajya muri repetisiyo batangire kurepeta nkaho umukobwa yarepesa akajya yumva 31 mu mutwe. Reka wenda nsa nuhimba indirimbo irimo Yerusalemu nawe wajuru. No abaririmbyi murabizi, tuvuge nimba tuvuze ngo Yerusalemu, dushobora kugenda ku geste imeze uku, yewe wajuru we tukagira uku. Yego ngese ndi umuririmbyi ariko ndabitekereje. Noneho uyu mwana w'umukobwa bavuga bati tuzagenda Yerusalemu, wakajya mu ijuru. Bavuga mu ijuru bakerekeza Yerusalemu. Ibintu birabusana rero, ibintu birabusana, bamwe bajya wakajya. Dirijata mwitegereje ntabwo atari ko wajya kugenza ibintu neza. Uyu munsi byakugendekeye gute? Aya mashuri twiga nayo dore ko yaturoze. Mwana w'umukobwa arahaguruka aramubwira ati dirija ihangane di nuko atari wowe, ubu ndeba nararwaye narashize. Arabwira ati mucecekeshe ibyuma twumva icyifuzo cya mushiki wacu. Dirija narashize, ubu narapfuye nararwaye, nta muntu nyitayeho. Ati noneho tubwira indwara urwaye tugusengere nk'abaririmbyi bagenzi bawe muri repetisiyo. Arangije arababwira ati dirija ati umundeba ndarwaye, ururwara rwaranyisha, ndwaye satiwani. Barwaye 31 satiwani. 31 mu cyongereza ni ngwiki? Nibyo. Haya mashuri nayo mwiga dore hari ibintu mujya muvuga rwose utamenya ibyo ari byo. Mujya mukoresha ikinyarwanda muri mu banyarwanda, nimugera mu bongereza mukoresha icyongereza, nimugera mu gifaransa mukoresha igifaransa. Ariko ibintu byo kuza so like this anyway, ibyo hari umuntu yumvise atazi ibyo uvuze. Noneho avuze ati ni satiwani, umukobwa nawe uheruka guhanura 2001 abahagurukiye magira ngo ni ikindi kirwara. Abaraje ati turamusengeye mu izina rya Yesu, tumwirukanyeho bano badayimoni. Arangije aramubwira ati mvuko Imana imbwiye ati ububurozi bakuroze irabukurukije. Kubera iki? Nta mbaraga zo guhanura ukuri dufite, nta mbaraga z'ukuri dufite. Kinyoma kiratwishe. Kugira ngo Pascal mumwemere ndaza hano iravuze ngo oya, nta mbaraga zo guhanura ukuri dufite, turimo umuntu wese yabaye umuhanuzi. Irambwiye ngo kubera iki? Nta mbaraga. Bazashaka kwikururiraho abigishwa bahwanye n'irari ryabo. Arangije umukobwa amuvundururiramo ikijisho. Urumva warapfukamye abandi barahagaze. Abamuzamuriyemo ikijisho aramubwira ati ariko wagiye uvangirwa gake, ninde wakubwiye ko bandoze? Warebye irangamuntu yanjye ko nabyutse ngasanga ndashaje, nujuje imyaka 31, nta marozi mfite. Umukobwa ati n'ubundi murandwanya, asanzwe mbizi. Bamurwanyiriza hehe ko yagira ngo yiyemereshe? Mbuze uko mbyita. Yagira ngo yemerwe, ariko mu gihe kitari cyo kwemerwa agaragaze ko uno muntu yarozwe, kuko yavuze ngo arwaye ikirwara cyamuremereye. Yemwe bantu mukorera Imana, tasi y'ibihe n'ibibi hariho imbaraga z'umwijima zirimo zishaka kuza kuvanga ubutumwa twavuze n'ubuhanuzi twahanuye, kugira ngo byose bipfiremo hagati, bigaragare ko bitari ukuri kandi burya byari ukuri.
ngo birangire umukobwa, abandi bati genda kuzana ujuje 31. Hakaba hari umuhungu rero nawe wujuje 40, ni fotefo. Yahoraga yiyicariye mu nguni hariya kuri baze, yarumiwe na fotefo, ubwanwa rwarajemo igiheri rwose, fotefo ari fotefo. Abarahagurutse haravuga ati nyakubahwa dirija nawe perezida, nibo bari bahari uwo munsi. Haravuga ati mwankundira uyu mukobwa nkamurangira umuti. Bati umurangire. Harababwira ati rwose umundeba nanjye nujuje fotefo, yambabariye tukikundanira, noneho tukibanira, agakira Satiwani nanjye akanyiza fotefo. Naho Nyamuhungu yari yarakunze umukobwa ariko aburaho abihera. Kugira ngo rero Imana ize ihera mu kureba mwiranga muntu kwegera mubwire ngo ihangane. Haleluya. Umukobwa ati ndakuzi n'imico yawe nta kibazo, bangaje umushinga, ibintu bigenda neza. Ejo bundi hashize ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu nibwo Imana yabakijije fotefo na Satiwani aho bita ku Kicukiro kuri Sheri. Imana irasingizwa. Ubu fotefo yarashize, Satiwani yarashize, kubera yuko umuhungu yagwije imbaraga umukobwa arazibura. Igihe wagwijije imbaraga ukabona uwo zacogoye, musange mwunganirane, muganire, muhanane ubuhamya, mubwirane ibihimbano by'umwuka na zaburi. Nimurangiza murebe ko iryo joro ryarangira, mubwire ati hangane. Na Pascal Imana yigeze kumugirira neza, mutangane ubuhamya nk'uko mu Kristo yabigenje muri cya gikombe. Bagenda baganira, ijoro riracya. Hari ubwo ufite imbaraga? Ntabwo dufite imbaraga zihagije. Jobundi narabasore ndabaza nti noneho mwarakiza, arambwira ati Pascal ati ubu noneho ndi mu mavuta nanazihanga zikumvikana. Hasigaye noneho avuga, araza ku murongo wa mbere aba yahageze kuko Satiwani yarakize. Umuhungu y'umurebye udutama twaje, mbese ubona ari akantu kameze fotefo nawe yavuyeho. Ndabifuriza kugwiriza imbaraga mu bihe murimo, ko ibihe turimo biteye isoni n'ubwoba, ubundi ntazihari. Ibintu byo kuza rero mwirata ngo twasenze, ibintu byo kuza mwirata ngo twahanuye, ntabwo ari zo mbaraga. Niba mugira ngo guhanura niko kuzana imbaraga, muzasome Bibiliya. Umwami Hazayeli, Imana iramubwira ngo uzaba umwami wa Isiraheli. Abonye bizatinda, ngo acunga umwami yagiye avuye ku rugamba, ngo nuko bafata uburingiti, ahita amupfunyika mu buringiti, aravuga ati reka nkurangize, Imana yarabivuze nicare ku ngoma. Kubera ko abantu nta mbaraga zo kwihangana, barimo barashaka ibiringiti byo gupfuka abandi ngo bisohoreze amasezerano, ariko ntabwo Imana yayashohoje. Ni ukubera babuze imbaraga zo kurindira igihe Imana yategetse. Ati nibigenda gutya, n'Imana yigeze kubivugira mu rusengero, bazagira ngo koko Imana irabishohoje. Ariko si ibishohoje ni wowe ubyitebukirije, niyo mpamvu bizagukoraho. Nta mbaraga dufite zihagije mwabarokore. Niba mugira ngo murazifite, reka mbaza abagabo n'abasore, muhaguruke mbabaze muhagaze. Muri mwese umuntu wabonye Samusoni ninde? Samusoni Bibiliya nimutangaho urugero ko yabaye umunyembaraga. Samusoni Imana nibivuga ikavuga ngo Samusoni ndamwirata, nzamuhindura n'umuntu uzarangiza bariya Abafilisitiya. Siko byagenze. Ariko se nyuma y'iminsi Samusoni yagwije imbaraga, abagabo n'abasore babo rero bansubiza. Ngaho nimwiyicarira. Ntabwo rero kuba umaze imyaka 5 hano kwitaba 10 no, sizo mbaraga, ahubwo uwacu yaravuze ngo imirimo ya nyuma niyo izahesha ya mbere agaciro. Ntabwo gukunda kuvugana n'Imana buri munsi ariko kugwiza imbaraga, ahubwo gusohorezwa iby'Imana ivuze niko kuvuga ko Imana izakora n'ibindi bikaguhesha kugira imbaraga zo kurindira ibyo urindira.
imbaraga ntazihari. Mu minsi yatambutse twagiye gusenga turayihamagara, hari ukuntu uhamagara Imana ukumva urayihamagaye. Tuvuye gusenga nsohokana na korari imwe y'Iremera, tujyana ahantu ku Gikongoro epfo ahantu hari urusengero, munsi yarwo ruturanye n'urw'abapadiri. Tuzi ibintu umudiyakono nkoraye navuga neza baramurangije bimwe by'iki gihe, ariko baramukomerekeje. Hanganira abantu barimo bagukomeretsa, gwiza imbaraga, ibyo bavuga birenge, ureba Imana. Arangije arihanagura arambwira tuzi bimbayeho, hatuzi ko cya kidiyakono, noneho yari n'umudiyakono no kibaye ikidiyakono, uzi ko cya kidiyakono kimeze gutya, kije kikambwira ngo nsuhuze abana nabuze n'uwo njya ngo none ngo twatashye tanta meza ngo yabyimbye, nta muririmbyi bavugana. Ngira umugisha rero kwa Steri yajemo nanjye nyizamo nicaye inyuma ye. Ndamubwira niko kubera iki wababaye? Arambwira ati ndeka, ati n'umurimo w'Imana ngiye kuba nkuhagaritse kuko ndababaye. Ngeze imuhira mbwira Imana nurakoze. Nijoro njya kumusengera, ngiye kumva numva ijwi rirambwiye ngo uzajye kumureba umubwire mugarukane hano kandi muzaze mwitwaje supanete. Ndamubwira nti ndashaka ko tuzajyana gusenga ariko nijoro mu butayu, hanyuma kandi aho dusengera haba imibu, uzaza uzanye supanete. Kuko arayitinya, atinya imibu, ikinyabwoya, ibyo bintu bibiri. Turamanutse n'abandi bantu ba Simeon na ba Clarissa, turagiye aba Tarisisi n'abandi, turasenze ngo bigere nka saa 7. Tante ati nimumanikire, mbabarira unyumvira ngo nitumumanikire supanete aryame mu butayu. Waretse ubutesi hano kw'igihari iki? Ubutesi bwawe ufite, wakuye ubutesi hano ko ibintu byakomeye, ahubwo ukaza ugashikama nyine ibintu byo kukumanikira supanete mu butayu. Umuntu kwitayeho hano ninde? Ndangije ndayimanika, amubwira nti ngaho jyamo. Ngo none se ngo ndaryama gute ko mbona hari amabuye? Yewe waretse kudabagira hano ko wagwije imbaraga ukareka kudabagira hano. Ndangije ndamubwira nti ubu rero birahindutse, ntabwo ukiryamye muri supanete. Kwizera kwanjye kuba kuragutse, ari igihe kuza nanjye mwumva nabwira urusengero ni buvuye hano ugiye nk'imuzengo uzagaruka nko kuwa 3. Hari igihe ngira kwizera nanjye nkagira nkayoberwa aho bivuye. Numva kwizera kuraje, kandi mbibutsa ko igihe cyose umuntu adafite kwizera aba ameze nk'ingunguru baciye umunwa wo hasi n'uwo hejuru, noneho kikaba ikirangarirwa cy'ingunguru. Umuntu wese utizera ameze nk'ingunguru ipfumutse, ko nta kintu kimuregamamo, nta n'ikimufataho, byose bicamo bicamo, ameze nk'ingunguru ipfumutse. Rero noneho ngo birangire, ndamubwira nti ntuzi ko ni supaneti itakiri supaneti, ahubwo ari agatimba wambaye, nahubwo tereka amaso nka wa mugendeje bundi wari wakoreye muri resebusiyo. Nitereka amaso, dore Imana iguhaye umugabo. Sibwo bonye tanta yateretse. Haleluya. Nimugwiza imbaraga, ibintu biracyariho. Sibwo mbonye yateretse. Harangije ngo none se ngo umuntu akora ubukwe nta mugabo afite. Simeon ati reka mbe ndi hano nanjye mbe umugabo wawe. Clarissa bayakunije iminota mike, abahagaze iruhande rwe. Ngo none se niho yani kwanza ndabyibutse nta bukwe butagira korari. Abana babiri twari turi kumwe bati bambaye ibyera, we bambaye ibyera baraje. Ubukwe sasa bwo butangiye kuremeka. Ati none se nataha niki ko nta birongoranwa mfite? Mba nyoya amabuye, nyora ibyatsi, ni dore mare, dore amashuka, dore kuvurere, nakira ibirongoranwa, ni mu izina rya Yesu ndakugangahuye. Ngiye kubona mbona arakanuye, aravuga ati ariko uko nanjye mbyizeye we, tuzi ko igicu cy'ubugoryi kimvuyeho nanjye mbonye nshingiwe. Duhita tumubaza ngo urifuza umugabo umeze? Arambwira ati ndeba nkunda umugabo mutoya wa marineti kandi muremure w'inzobe. Niye nitaha nibigera kuwa 6 no mugabo ataraza, uzamenye ko Imana itabaho.
arambwira ati nahanuriwe na benshi noneho uranyemeje muhungu wanjye. Abarataye yaradodaga ibiguru byarabyimbye bingana gutya aho yirirwaga kuzuba kuri Alpha Parade. Umumama umwe amunyuzaho agahinda karamwica, ava mu modoka aramubwira ati maze iminsi nkunyuraho nkabona unteye agahinda, ndashaka kugukura kuri rino zuba. Abamuhaye sheke y'ibihumbi 600. Aramubwira ati genda ushaka icyo ukora. Ahita kodesha muri uwo munsi akabotike agurira bari barimo arigendera. Noneho wa muhungu nawe kubera imyaka myinshi yatanda akagira ngo tante kubera gutinda yagendaga yakorera yabika. Abaraje ati ko nashakaga kuvugana nawe biramucanga, araratavuze bigeje nka saa 7 z'ijoro bimwanga mu nda. Aramubwira ati nje mu rugo. Amubwira ati nukuri ubu ndeba amaze imyaka 7 ngukunda, ariko nari narabuze aho mpera. Wankundira ukambera inshuti kandi tugapanga ubukwe vuba byihuse. Tante baramamagaye ati hari umugabo uje, ntiyambaye amarineti ati ni muremure ati ni inzobe ati ni muto muto. Ndamubwira nifatiraho ahubwo yigucika. Haleluya. Icyo mwabuze ni imbaraga zo kurindira Imana. Umuntu kwegereye muhendahende, nushaka umufata ku rutugu muhendahende umubwire ati ndaguhendahenze gwiza imbaraga urindira Imana. Rindira Imana muhendahende umubwire ati ndaguhendahenze rwose mbabarira urindira Imana. Buracya ibintu barabizanye, umushinga bawuzanye bawugejeje ku Kicukiro kuri paruwase, barawujyanye mu Nyakabanda kuri paruwase, ibintu bigenze neza. Ubu ntitwabashingiye se? Tante niyambwiye ati ibintu byemeye, ati burya mwaturyanye ibintu biryoshye numvise ibintu ari danje. Kubera iki? Iyo ugwijije imbaraga Imana iraza. Harya ubwo mufite imbaraga? Tureba abantu bifuza kuza kubwira Imana ngo twongerere imbaraga. Haleluya. Imana ikorana n'ibitekerezo bya nyirabyo. Igihe cyose uzatekereza nabi Imana nayo izakureka, ariko igihe cyose ufite umugambi w'ibyiza Imana ibana nawe. Yabwiye Mose aramubwira ngo nicyo uvuze ndagikora. Igihe cyose wiremyemo gupfa nibigutera ubwoba biragwira. Igihe cyose abadayimoni bakweretse ko ubuzima buhagaze n'inzozi urota ubona byarangiye, ariko igihe cyose ugiriye Imana icyizere ukavuga ngo umwami Imana izantabara, ukagwiza imbaraga z'umutima, Imana irahaguruka ikagutabara, icyubahiro n'ikibi cyayo. Turacyari kuri iri jambo rivuga ngo nta mbaraga mufite zihagije. Yemwe bantu mufite imitungo mukaba muherutse kumva amakuru ya Ananiya na Safira, ubwo imbaraga murazifite mwebwe? Bari bafite imbaraga bakunze umurimo w'Imana, nicyo gituma nawe wari ufite imbaraga igihe bitanga. Nitanze 10,000, nitanze 5, nzakizana kuwa mbere, kuwa gatanu utanzaye. Ariko icyo gihe wari ufite imbaraga zo ku rurimi, ariko izo mu mutima ntazo. Nicyo gituma imihigo wahize yakunaniye. Ananiya na Safira baravuga bati karabaye, natwe tubonye muri abakozi b'Imana tuzazana ibyacu dusange. Ariko Ananiya aravuga ati jya umenya ubwenge mwana, tugeze yose bigahinduka. Bawikungitse kamwe, nibihinduka tuzagaruka dukomeze ubuzima. Ngo abakuyeho 1/3 aragihisha. Ahageze asanga umwana nawe ugwije imbaraga z'amaso, abaramuvumbuye. Aramubwira ati we ndenge nini, icyo wakoze ni igiki? Aramubwira ati ariko ntacyo nakoze, ibiguzi byose by'isambu ni ibi ngibi. Ati rwose ni ibi. Atumva sigiye ubeshya Imana. Impamvu ibyaha bitinze mu rusengero ni iyihe? Nuko twebwe abarurimo nta mbaraga, ahubwo ibyaha byo byaturushije imbaraga. Nicyo gituma mubona abantu duterana tugataha uko twaje, ejo tugahora tubwirizwa, igihe cyose tubwirizwa nta guhinduka, nuko nta mbaraga dufite. Nk'ubu mushobora gusanga hano hari umuntu umaze imyaka 3 asengera ariko arwaye. Buri munsi tugasengera abarwayi, buri munsi abarwayi. Kuki uno muntu adakira? Nta mbaraga twagwije zikiza indwara. Cyakora cyo tugwije abantu zikaba inyungu z'ibiturisho, ariko ku muntu ku giti cy'agahomba. Nimurekera tugwize imbaraga dukorera Imana, Imana yunguke, natwe ubwacu twunguke.
nibyo cyangwa si byo? Kubera iki imbaraga zidahagije mwabarokoremwe? Niba mugira ngo ndababeshya, ubu bukire muri bamuririra budukozeho. Mwibuka ukuntu byagendekeye Dawidi yarakize, ari umunyembaraga bimubereye byiza, ariko mu ijoro rimwe mu mugoroba umwe nk'aya masangwa acano hepfo abona ikibero cy'abagore. Niko mwabagabo murabona bino bibero biri hanze abiza kudusiga amahoro? Mwagwijije imbaraga, wajya uyireba ukabona ari nk'umuntu uvuye ikuzimu ahubwo ukiruka kwa jina yanakwicara uruhande ukagira ngo ni abadayimoni ukamwimuka. Ariko kuko nta mbaraga, bamweho baba bafite na sisiteme, hari ukuntu bahita bigishwa muri telefone, noneho ukagira ngo ari muri telefone naho yarangaye aragenda ameze atya, yagiye yuzuye inzimu, ugasohoka abadayimoni 3,000 bakuzuye, ejo tukumva ngo waguye mu byaha. Si wowe waguye mu byaha, ahubwo wanyuze mu ishuri ry'ibyaha, wasohokana iriya diporome yagiye mu bwonko, ubundi iyo uza gufunga amaso wari gusohoka nk'uko winjiye. Byatewe n'iki? Nuko nta mbaraga. Mwabagabo mwatansiyo, kera narinzi ko abagore ari bo biba, bambe narinzi ko twebwe abagabo ari twe bisambo, ariko ejo bundi narumiwe. Ibigeragezo ufite bishobora kuvamwo sekirite y'ubuzima bwawe gute? Abagabo twebwe twambara amapantaro afite imifuka yoroshye cyangwa ikomeye. Mfite ipantaro rero iza gucika uno mufuka, icitse uno mufuka, ejo bundi nurira tagisi kwa Steri ngiye ku isoko cy'imisagara kwibaro, nicarana n'umugore w'ikidumbari ukeye, wateze ibitambaro bimwe by'ibisenegali bikingiriza abantu, wamureba ukavuga ati nibura uyu mugore ashobora kuba ari uhagararira uruganda rw'akawunga rwose rwo mu Rwanda. Ariko ni ruharwa. Mukwiye kugwiza imbaraga zimenya abantu mwicaranye, ababasuye, abo mugenda nabo mutera. Ariko kubera iki ibyago birushaho kuba kandi abantu basenga? Nuko twakurikije imigango y'abafarisayo n'abakarudaya n'ingabo z'abamareki, ariko ibyo kuvuga ngo Uwiteka ngwinubane natwe ntabyo tukigira. Nukuza Mana ungiriye utya nanjye nazamuhabya, Mana uzantabare mite nanjye mwereka ko ngira Imana nuko turinjiye, umugore aranyihoreye, nicaye ku ruhande rwo kwidirishya, urumva nicaye gutya, iki kibero cyanjye kiraha elegitorogazi dodani ya mbere, numva umugore aranyegereye. Twicarane kwa ngwino hano twicarane, oya reka nkoresha umugabo, ngwino icara hano. Turicaye turagiye, urumva turi muri kwa Steri ku ntebe ya babiri. Igeze kuri dodani, umuntu kwa nyegerara, hari akantu nari ngiye kubwira abagabo ariko sinkababwira kuko abagore muri hano mwazakoresha iyo tekinike, bamwe muri mwe harimo ibirara. Noneho ubundi hari ibintu bitatu bizira ku mugabo n'umugore, bizira kwipa, bizira kumbabura n'ishashi. Wenda ndaje mvuga imbabura n'ishashi umugabo n'umugore mbareke, nabiganiriza abagabo twenyine. Noneho uyu mugore tugeze kuri dodani ya kabiri, mba numvise aranyegereye, arangije abasbaye dodani duhagurutse. Ubwo urumva twe tugeze kuri dodani duhagurukira, ariko mpaguruka nawe uhaguruka, turitereye tugaruka twese twiteye. Noneho za ntoki ze ahita ziboneza muri wa mufuka wanjye ucitse. Ngiye kumva numva ibintu bikonje ku kibero, nanjye mba ndafasha ndi kwa General Yesu muri kwa Steri. Atumva ati winteza abantu, ati mba nabuze uko mbigenza. Nti nibiki? Ati mbabarira rwose winteza abantu. Ngaho mbwira rero yagwaho kuri dodani ya gatatu aba yarayakuyemo, nimutagwiza imbaraga barabibamaraho, barabibamaraho da. Ndangije ndavuga ni mukubita urushyi, ariko nsanga muri kwa Steri ashobora kuba arimo nk'umuntu nzi
nazajya kubwiriza wawe akavuga ati kiribwiriza ariko kinarwana muri kwasiteri, ndifata ndamubwira nti ntuzongere kandi uzakira agakiza. abavuyemo aramwaratega moto arirukanka. ariko impamvu ni iki? ni uko uno mugore atagwije imbaraga zo kwakira agakiza ngo ave mu bujura. ongera unyingingira umuntu ukwegereye ati gwiza imbaraga birakaze. bayobozi nimugwiza imbaraga. ubuse murabona imbaraga mwazikuraye kutuyobora tutabumva tutanabumvira. ejo bundi umukobwa umwe yaragiye abwira umuyobozi we ahantu i Remera, aramubwira tumva nkubwire n'abandi baraje baransiga. we ndavuga nti karabaye. arangije ariko ko muracira hasi, aramubwira tumva ndakwiyamye uzagenda unsige, byo ntanga ni ibyanjye si ibyawe. ubwo se afite imbaraga? muzagwiza imbaraga zo kutuyobora tumeze gutyo ryari? kandi ko iki gihe turimo ari uko kimeze. ni igihe cyo gushyigikira ibyaha. abantu barimo barashyigikira ibyaha. biradusaba rero mwa bayobozi banjye mwe kugwiza imbaraga twebwe ntidushyigikira icyaha. noneho Imana yaduhaye izi imbaraga igashyigikira n'umurimo wayo. njyewe nzi umuntu umwe ufunze minsi yashize nari Nairobi. ntabwo kubabwiriza gutya arizo mbaraga mwabarokore mwe, oya, ahubwo nimukurikirane n'ubuhamya bwacu bwa nyuma yuko tuvuye aha. cyo kurirwa muvuga ngo Pascal yaje, nimunakurikirane mumenye uko ateye i Kigali, mumenye uko ateye we aho yagiye, mumenye ibye. na ibi byo kuza muvuga ngo Pascal yaratubwirije ngo agira ijambo se akira nawe ndebe kutavuga. ahubwo nyuma yo kuva hano Pascal ameze ate? tubabaririze kuko tugeze mu gihe kitugoye. ushobora guhamagara abantu baza mu rusengero ahubwo bagataha bakwishe. biriya watuzaniye ni ibiki? dufite abantu ubwiririza mu Kinyarwanda bo bakurebera muri Bibiliya y'Icyongereza. wasoma ngo afata intonga bagasoma ibitebo bakavuga turi haravangiwe n'umuvanyi, kandi byose ni bimwe biri muri Bibiliya. ariko kuko we yabisomye mu Cyongereza akongeraho ubwenge bwe arahita gupfobya. dukeneye imbaraga zituma tubwiriza ubutumwa bwiza abantu bakumva ubutumwa badashyizeho komantere. Haleluya, haleluya. nta mbaraga dufite. nagiye i Nairobi nzana n'umuntu muri Kampala coach, ndamuzi ayobora bino by'ibicaci, ngo yari ashinzwe deliverance. turaza bajya bagenda iyo ngiyo aho bita buse ni ku mupaka w'Abanyakenya na Uganda. imodoka idupfiraho ku manywa y'ihangu nk'iki gihe saa 7 saa 9. bahamagara indi Kampala barababwira ngo iraza kutugeraho saa 9 z'ijoro. abashoboye rero bagifite udufaranga dukodeshaho tuba turyamye aho hafi ku mupaka. wa mugabo nkaho yagiye ngo aruhukane n'abandi ahita ajya aho hepfo ku boda akodesha indaya. araza agiye muri iyo shambure saa 7 n'igice, barahamagara ko ibisi ije. dusohoka tujya mu madusha koga. iyanjye yarebanaga n'umuryango niye, nsohotse mu mita nkubitana nabo bavuye muri dushe n'uwo mugore. ndamubaza nese uyu ni umugore wawe? arambwira ati hoya. ni mushiki wawe se? oya. ni iki cyawe se? arambwira ati ariko sha Pascal umaze imyaka ingahe? ndayimubwira. arambwira ati ikibazo cy'abana ni icyo ngicyo. twebwe tuba dushaje, tuba turimo twisazura, naho ngaho mwe muri abana nimuzi ibyo ari byo. nta mbaraga mufite zo kutisazura, ntazo. muze kubeshya aha. ahubwo mugwiza imbaraga mwibuka ibyo mwahamirije aha. ukavuga ati jyewe barakagira Pascal nemeye kubana n'umugore wanjye Korodina Mukantabana, tukazatandukanywa n'urupfu cyangwa Yesu aje, tugakomeza indahiro. naho ubundi ibintu biriho muri no minsi biratuma muza kwambarira inshocera aho mwari mwarambariye inkindi. ni mugwiza imbaraga. ndamubwira ni ukojeje Imana isoni. arambwira ati sha Pascal ubu ni ubwa mbere. ngo si ubwa mbere. data arambwira ngo iriya modoka ntuyigendemo n'umuzigo wawe uwupakurure. ndawupakurura. kubajya baza uvuye ku mupaka werekeza Tororo
aho bacukura ino sima, uzamuka ugaruka naho bita Iganga, ugaruka uza mu mujyi wa Jinja, habamo ishyamba rinini ushobora kugenda nk'iminota 10. Ya modoka igisohoka mu ishyamba birahirimye, niwe wenyine wamenaguritse umutwe. Baraza bazana uko bayikuraho bamushyira mu bitaro. Kubera iki? Nta mbaraga. Ibyari Imana abantu babihinduye ibidafite umumaro. Bibiliya ikavuga rero ngo bavuga ko bazi Imana ariko imirimo bakora ikagira gute? Bukeye Imana intumiwe nka saa 7 z'ijoro, sanga ngo afite ababodyguard. Murabona hari imbaraga mufite mwebwe, abandi bafite ababodyguard mwarimu, none wowe urazo usita hangana na bodyguard ebyiri zikugendaho. Ariko imbaraga twe dufite n'iz'Umwuka Wera, azatubera umufasha, azatugenda iruhande. Bibiliya yaravuze ngo uwo mwuka naza azatsinda ab'isi. Si ngombwa bodyguard twebwe. Birarangira. Arangije rero nibwo mwagiye kumva habayeho ibintu byo amatorero yose adafite ibyangombwa, n'ahandi hantu basenga mu buryo butemewe hafungwa. Sinzi niba naho bitarahageze. Yafashe umugore w'umujenerali amukorera ibyo mukorera, arangije agenda abibwira umugabo nawe yambara isutiye, aritandiye nk'umusiramu ati reka ngende koko ndebe. Agezeyo naramubwira ati dore kariya karyango niko tuderevurira mu injira. Agezemo umugabo amubanje urushya, yongeraho ikofe, ahita ahamagara abahungu be bashyiraho amapingu. Ubu nta katiye 16. Dini rye ntityatangiye kumeramo imboga, sibo basigaye babyagize ihene zose zo mu Gatsata. Si harimo amase n'amahurunguru gusa. Nagira ngo mbabwire ngo nimugwize imbaraga igihe n'ikibi. Nta gihe gihari cyo gusitasita. Nimusoma urwandiko rwa 2 Pawulo yandikiye Timoteyo, murahasanga amagambo avuga gutya ngo tuhasome. Hanyuma twerekeza mu gihe cyo gusenga. Rwa 2 rwa Timoteyo, nta mbaraga ntazihari. Se murabona ziri. Uko iyo minsi irushaho kubegera, murushaho namwe kwegera Imana. Mwegera Imana nayo izabegera, murwanye shitani nawe azabahunga. Rwa 2 rwa Timoteyo ibice 3. Haravuze ngo n'ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenya yuko mu minsi y'imperuka hazabaho ibihe birushye. Turagenda dusoma tuvuga, tugeze ku cyambere. Ni ibihe birushya. Hamwe bashobora kubwira diyakoni batizana kiriya giturisho cy'I10, uzane na ririya shimwe, sinzi ikindi cyari cyo, ushyire hano abantu bakorera Imana. Kubera ibihe bibaruhije, akavuga ati ariko igihumbi cyanjye mfite, akawunga ni 5 inusu na 2.5, amavuta na 135, amakara y'ijana 4.5, binyobwa by'ijana 5.5, karoti za senkani n'intoryi z'ijana 700, agahita bara agace k'amata 5 8.5, agahita bara umunyu, yewe we bigahita bihura n'igihumbi. Agahita avuga ati aya ndayararira ibyo gutura hatura abandi. Nuko ari ibihe birushya. Ubundi se usanzwe utabwirirwa? Ubundi se ubu niwabwiriwe wariye? Ariko kuko ari ibihe birushya birakwemeza ko gukorera Imana ntacyo bimaze. Ibibazo wifitiye birakwereka ko Imana nta kintu igihe n'ikibi, Imana reka mbe nyigiyemo ideni. Nta mbaraga ntazo baroko, ntazo. Shobundi umugabo yafashe telefone ye ashyiramo memory card, ayishyira umutekinisiye ati mbabarira undekodingire njye numva ibyo umugore wanjye avugana n'abandi bantu. Arabijyanya bishyizemo. Uwo bahamagaranye bimanuka bigenda. Arangije araza kuramo simukadi asaba ikiruhuko, ajya ahantu yirirwa yicaye yumva ibyo umugore yavuganye n'abantu. Haza kuba murera umugore umwe aramubwira ati ariko shagiye umugabo wanjye yigize kunanira mugira i Masaka. Umugabo arabyumva azana urushyi, aravuga ati nanjye urashaka kungira i Masaka, agakubita. Babagabo bagore ntabwo ibihe turimo byoroshye. Aho ubana n'umuntu muri kumwe ariko afite rekoda, yumva ibyo uvuga ejo akazajyana amakuru uti nimwumve, nta kintu mubesheye.
kandi mwarimo muganira akubwira tuzi amakuru ya runaka shaho byagenze gutya, naho waragira ngo agukuremo ayandi, mugende gake. Ariko ubundi ibi bihe murabona byoroshye. Hazabaho ibihe birushya. Shobundi nahuye n'umuntu anguza miliyoni 2, nyumvira. Arambwira ati Pascal tuwangurije miliyoni 2 ko nifitiye ikibazo cy'ahantu mashaka kugurisha, ati nkiyishyurira banki ko nzaze gusubiza. Nanjye kugira ngo nsuzugura abadayimoni imbere ye, namubwira ni nayaranguje segaranye cyabiri. Nayaranguje iki se ko nayo nari mfite? Biravuze ngo subiza umupfapfa ibihwanye n'ubupfu bwe, ejo atagutukira Imana. Ngo none se wanshakiye umuntu yanguririza? Ndamubwira nti ngewe Bibiliya maze irambwira ngo wishingira uwatazi ni uzahanwa inkoni zingana n'iz'abapfapfa, ngiye kukwishingira se ngewe narakubya. Arambwira ati ariko Pascal kuri umugome. Ndamubwira nti nta bugome mfite, ndakuzi uretse ko duhurira Nyabugogo. Ngo urumva ngo iwacu ngo ni rwabe ngo ni ku Kibuye ngo gutya na gutya, akivuga atyo mba ngiye muri rezo. Ndamubwira nawe ubwo amafaranga ushaka urashaka gutoroka igihugu kuko iwanyu barangije kumenya aho uba, waje nukajya uhora wambaye kasike warigize umumotari w'umuntu mwiza kandi menye neza ko wakoze jenoside iwanyu. Ibyo so ngo ninde ubikubwiye? Nawe ubwo ndakujyana. Baroko yarirutse na bugingo n'ubu sinzi aho aba. Mumbwire ngo gwiza imbaraga umenye aho turi. Hari ubwo zirahagije? Imbaraga zihagije zite? Nimusoma Bibiliya zanyu zirabereka ngo amaze gupfa bose bararira baravuga bati uratubonera uno mugabo, kandi Yesu yabanye nabo. Lazaro arapfa baramuvuga, Yesu aravuga ati n'ibiryo byacu yaryaga hano sha, atwese koroka ngo ni umukiza wacu arapfuye. Bahererekanya amakuru, mwibuka ngo Yesu ahatungutse baravuga ati reba wa mutipe shado dore uko aje kuwa 4 aje yikimase gusa n'ibikanzu n'amanwa ngo aje ahangaha. Ariko mwene nyina ngo abimenye asohoka yirukanka aramusanga, agwiza imbaraga aramubwira ati waraduwe muki ariko nubwo uje ntacyo. Iyo uba hano musaza wanjye ntaba yarapfuye, aramubwira ati ninge kuzuka n'ubugingo, muntu nyizera naho yaba yarapfuye azongera abeho. Aramubwira ati ibyo ndabizi nyine ko musaza wanjye azazuka. Aramubwira ati izere uri bubone ubwiza. Ngo aze abari mu iteraniro bati hehe bati mbese ngo bakajya bati tugiye guha Yesu ijambo bati mbese bakajya baseka bagafuka umunwa. Arangije arababwira ati nimunyereka aho bamushyize. Abandi bati iyo bamwaye berekezaho ibibazo biri. Mumbwire ngo namwaye nza mu rusengero. Ngo ahagere Yesu ni umuhanga kuko yarazi ba nyirabayazana b'amagambo, ahita avuga ati ndategetse nimukureho igitare kuko ni namwe mwakishyiriyeho. Abandi baratangira baravuga kuko batazi uburemere bwo gukora kwa Yesu. Nk'ubu nkanjye mfite kwizera kurenza ibyangombwa. Kubera iki? Namaze kumenya ko Yesu yategetse ngo ibintu nibiveho bivaho agahamagara. Ikintu cyose Yesu yambwira gukora nagikora. Utese ubwo niyo yakubwira kurwana warwana, ninjye waba urwanye gihe nyine. Muze gusoma Bibiliya zanyu. Bibiliya yaravuze ngo umuhanuzi amaze guhanura, amaze kuvuma igicaniro, abwira undi muhanuzi ngo Imana irambwiye ngo nkubita. Aranga. Aramubwira ngo kuko wanze intare irakurangiza. Yigiye imbere abwira undi ati wambabariye ukankubita urushyi. Aramubwira ati niko Imana ivuze. Undi ati ndakwasa. Ngo yamwashije urushyi umusayuza hano ahita agaruza urundi. Aramubwira ati ndaguhamije n'Imana ibivuze. Aramubwira ngo kuko wumviye Imana mu rugo rwawe ntihazabura uwo gukorera Imana. Nakumena da, uretse ko uyu munsi polisi zabaye nyinshi nagusengera. Amen. Muzasoma mu bitabo by'abami, dore ikibazo nimusoma. Igice cya 20. Noneho ngo birangire rero, haleluya. Yesu aravuga ati ndagutegetse Lazaro sohoka. Abari babuze imbaraga batereka turebe, bagiye kubona babona Lazaro ariko sata yazingazingiyeho ibintu
baratangira bariheza batumuzima, arababwira ati muhagarara aho nimwe ba nyirabayazana b'amagambo, mubanze murebe. Bati wowe nawe muze mu muhambure. Barahambura, bakajya bahambura bakabona ni Lazaro wa kera, batuzi ko ari wewe. Nubwo Bibiliya itabivuga ngo barangije kumuhambura bamupfukamye imbere, baravuga ngo mutwingingire atatureba nabi. Yesu arangije amubwira, amusubiza ari bazima. Nagira ngo mbabwire ngo nta mbaraga zihagije dufite zo kwihangana no gutegereza icyo Imana yavuze. Imana nisingizwe. Ndimo nderekeza ku musozo. Petero aramuhamya, nyuma yaho aravuga ngo sinkuzi. Ntabwo kuba narahamije Yesu mu Rwanda, nkirukanka nkamuhamya muri Namibia, nkamanuka muri Sudani y'Epfo nkamuhamya, akananshyigikira nkavuga ururugwara amasaha 8, nkabona abasilamu bepfa iyo ngiyo bibyanwa bigera 24 bihana. Sizo mbaraga. Ntabwo kuba narahamije Yesu i Bugande, akahanyigishiriza ikiganda, urunyankoro, urucoro, urutoro, urusoga n'izindi, ari byo bisobanuye ko nagwije imbaraga. Ntabwo kuba naragiye Addis Abeba ngo nge n'ahandi, ari byo. Ntabwo kuba ejo bundi naragiye mu giterane cy'i Burundi bakanega ipusi bayinyujije mu ruhinja, ari byo bisobanuye ko nagwijije imbaraga. Ahubwo ejo hanjye hazaza niho hazagaragaza ibyo nakoze kurusha ibyo mpagaze mu uyu munsi. Imana nidufashe. Mbariza umuntu kwegereye ngo urumva ushaka imbaraga. Kubera ko tugiye kumara akanya dusenga, reka nsubikire hano. Dukeneye imbaraga. Wacu yararimbye aravuga ngo urugamba rurakomeye Mana ntube kure yanjye. Mana ntitube kure. Murabona ari ibiki? Dusome aha 2 muri Timoteyo. Turacyari handi kwa Timoteyo. Kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya. Urumva ari icyoroshye? Abantu barikunze muri iyi minsi, impiya zirabarangije, kandi nawe nikumeze. Ubu mubajije kontabilite ya hano mukabaza muti ese kwi Butare Ville umusaruro w'abantu n'uwuhe? Bakubwira bati mu myaka 10 ishize twajyaga tubona umusaruro, ariko muri iyi minsi ntituzi ibyo ari byo. Ariko se nuko abantu bose babaye abashumeri, ahubwo kuko habayeho gukunda impiya. Haje mituweli, haza ibishingwe, haza daso. Ibyo byose ahita akubwira ati daso irateramo nimugoroba, uwirondo nawe araza, uwa mituweli n'ejo bundi kwezi kwa 6 kwageze, abana biga kuri Renagwera, abandi biga gutya. Mbese kubera ibibazo biriho. Gatatu bakavuga ngo bakunda impiya, birarira, bibona batukana. Abantu bariraririye, kwibona ko ni biteye isoni. Jobundi umuhungu yarihanukiriye abwira abandi Nyabugogo ngo iriya modoka ihiseho ni iyanjye, niyo mpamvu mwambuze, kandi arimo aranguza turuwasaze mugeza Kimironko. Bariya abazungu bonye twari tumaze iminsi dutesta tuganira ngo mbahe imodoka yanjye. Uriya mubonye ni umushoferi kandi ni umuririmbyi muri Baraka mu Gakinjiro, abako imodoka turayizi. Arangije ndamuzana, ariko kubera iki utubeshye? Arambwira ati nagira ngo no muntu atanyuzamo ijisho. Nyumvira birarira, kandi muzababona hano kuri tere igihe tuzaba duhagurutsa twitanga. Umuntu ahaguruka ati jewe shingiye ku Imana yampaye umugisha. Naba ari n'umugore rero mujya kumva haleluya, nanjye urugero ni inyubako, nanjye ku nyubako, nange ku nyubako shizeho 100,000. Kaci ko mutima ati ndabahejeje. Nagira ngo niyerekanire igitenge naje nambaye ko bamera benshi. Bande bayihiguye, bande bahiguye ibyo bahize. Impapuro nizigaramye hirya no hino aho bahize mu cyaro no mu mujyi. Ariko nuko gukunda impiya kwa suko yayabuze, ahubwo nuko habaye gukunda impiya. Bibona cyo cyanteye isoni, kintera n'ubwo
muzajya kubona mubona umugabo nkanjye, nkeka ko mubona ko nambaye neza, reka mbikeke. Ejo nimujya kubona mubone Pascal yamanuye ipantaro iri hano, yego mubona umugore twizeraga hano wambaraga nk'abarokore yateze neza, noneho yarizanye neza biruko nguko, narangiza numvise umbwira ngo nabyise ngo ntimukanshingeho nanjye nzi ubwenge. Hari insokozo ngo basigaye basokoze vuga ngo ntunshingeho nanjye nzi ubwenge. Aza niyo nyine ivuga ngo ntunshingeho nanjye nzi ubwenge. Nurangiza ujya kubona yambaraga ijipo nziza igera nk'aho ipantaro yanjye igeze, kuwa mbere ayizamura ayigeza aha, kuwa kabiri aha, kuwa gatatu aha, kuwa kana bibona. Noneho buno bwibone bukuruye amateshwa n'urugomo. Ndabaza akabazo, ko bano bagabo bazimanuye zikaba zigeze aha, aba bagore bakaba bazizamuye zigeze hano, biraza guhurira? Zivuyemo birarangiye, abagore nabo bagejeje hano karabaye, biraza guhurira he? Birahurira he? Mbwirira umuntu ukwegereye uti gwiza imbaraga ntibyoroshye. Havuze ngo badakunda babo, cyo sinkigarukaho nigeze kukibabwira. Mwene nyina w'umugore wanjye ambwira ngo ninza ashingira undi kubera ibibazo twari twaragize by'uburwayi. Umugore wanjye yarasaze yiruka, arambwira ati ngwino ngushingira umwe ufite 3,600 n'ibyangombwa, kandi igihe uwanjye amaze gutwika 42. Badakunda babo, bananiwe gukunda babo kuko nta mbaraga. Ibyigenge, buriya muyobozi ushobora kumenya ikigenge wateguye nk'inama. Ubundi twicaye hano wapfa kumenya ikigenge, twateguye inama nibwo wamenya ikigenge. Tubwire Imana ize kuduha imbaraga turebe ko twarenga kino gikombe. Nibyo cyangwa sibyo? Bikakaza bavuga ko bazi Imana, ariko imirimo bakora harimo ijambo rivuga ngo badakunda, batumvira ababyeyi. Abana ntibacyumvira ababyeyi. Mu minsi yashize naje icyarwa mu rubanza rw'umwana umwe. Umwana nyina mu 58 amuha n'ibindi 3 byo kuzarya. Agiye kwiga i Nyanza, ageze i Nyanza yikundanira n'umuhungu, aramubwira ati byo kujya ku ishuri si birimo, tujye kwibanira. Barabanye hariya ku Bigega. Gihembwe cya mbere cya kabiri, ukwezi kwa mbere kwa kabiri kwa gatatu batahe, asanga mama we yarabimenya ko atiga. Ahamagara abantu, nanjye arampamagara arambwira ati Pascal ntabara rwose tunasenge. Mageze amasanga abasaza 3 nanjye wa 4. Arangije aratubwira ati icyo nabahamagariye rero uyu mwana wanjye namwohereje kwi. Atararangiza kuvuga umwana arahaguruka yigira atya, aribanga nk'umuheto w'inkera gutabara. Atuva nkubwire mugore, ego abwira nyina, ntuzongere kumbyara ndakwiyamye. Ntabwo nzi ko wakundanye na data ngo mumbyare, nanjye ndeka nigeragereza amahirwe. Imbaraga zo kwihanganira umwana nk'uyu, nubwo ntacyo wamutwara ariko imivumo wamuhira ifite uko ingana. Gwiza imbaraga zo kwihanganira abo wabyaye, kuko nabo bashobora kukubera ikigusha. Arangije arambwira ati mukozi w'Imana dukora iki? Ndamubwira nti umwana mureka asanga umugabo dusigare dusenga. Fata ivarisi ari kubita ati ninapfa ntuzampambe ma. Tujya mu cyumba turasenga. Umukecuru ararira, yibuka ibise ararira. Imana irangije aratubwira ngo aya masengesho musenze ndayamukurikije, najya kwinjira iwe ndahita mpahagarika marayika uteye ubwoba aragaruka kugusaba imbabazi. Turasenga, umwana aratega aragenda, agiye kwinjira mu nzu ngo ahasanga abamarayika 2 bafite inkota. Baramubwira ngo umubabaro uteje nyoko tuzawukuma 99 kandi uzasara ku gasozi. Hari abamarayika bimwibwira nta wundi muntu. Umwana yagarutse yirukanka kibuno amaguru, aravuga ati mama naraguhemukiye mbabarira, mbonye yuko Imana ibaho, abantu bari banyishe bafite inkota, none misha mu cyumba cyawe. Turamusengera, abadayimoni bavugira muri we ko uwo muhungu ari we wari waramuroze. Umwana dusenze bamuvamo. Uyu munsi none tuvugana yasubiye ku ishuri, arimo ariga kandi arimo aratsinda. Kubera iki? Nyina yagwije imbaraga zo gusenga.
munkundire dusenge. Nicyo gituma ntazo wagwije. Ntabwo rero ngiye kujya muri detaye y'ibindi byinshi, ndagira ngo dusenge mu buryo butatu. Ndagira ngo bwa mbere dusenge ku bantu babuze imbaraga mu bibazo bahuye nabyo, Imana ntigaragare, hakagaragara bo n'ibibazo byabo. Niturangiza twagize umugisha ko mwarimu wacu araha cyangwa se umuyobozi wacu araha, turabwira Imana ngo turashaka kwezwa nawe. Dusaba Imana itweze, kuko nta mbaraga twagwije burya. Ejo bundi si ukwimena inda, umugore wanjye tumaranye imyaka 6 n'amezi nka makeya, twabanye 3, 2 n'amezi 4 narababwiye ntitwabanye, yirukankaga mu muhanda. Ariko mu myaka 3 tumaranye nibwo bwa mbere nari mbonye yarakaye. Ejo bundi turimo twimuka, urumva turimuka duterura, umukobwa wacu rero mu rugo aterura teremusi irameneka. Bagore na teremusi sha, teremusi nizitari babuza mu ngaye. Ngiye kubona mbona kanuye amaso, niko kuva nabaho niko iyo teremusi yimeneye iki, iyo yitwara gake. Ndamubwira ntariko buriya bari wowe uyimennye, ni wowe abaguhamagaye akakubaza ngo yimeneye iki, ngo hoya ntukivanga muri ibyo nasoba. Yego ndavuga ni uyu ni wa mugore wanjye nzi cyabo, ariko ni iki? Nta mbaraga afite zihagije zo kwihanganira ikirahuri cya teremusi imenetse. Nazo mugabo nta mbaraga ufite zo kwihangana kurara utariye bitewe n'umugore mubana. Ejo bundi navuye mu rubanza rw'umugabo n'umugore, umugabo ngo amaze ibyumweru 3 atarya. Atarya yarabyanze, yirira muri resitora. Bapfa ko musaza waba mu rugo. Abiwanyu baza kuba iwanjye bate? Iwanyu ni ngewe ububaki. Nyumva nta mbaraga ufite zo kwihanganira bene wabo babiwawe. Gwiza imbaraga ko baragukosoma. Gwiza imbaraga bagukosome, wabashakiragamo iki? Ariko nutagwiza imbaraga n'ibyo wakoze ejo bundi birapfa ubusa. Shakisha rero ukuntu wakubaka ibyo wigize kubaka mbere, kugira ngo udasenya n'ibyo wari warubatse. Nibyo cyangwa si byo? Haleluya, haleluya. Ejo bundi nafashwa na dayimoni, nanga kujya kubwiriza ku mudugudu umwe kandi bamamagaye. Utese gute? Nta mbaraga batumishe mufite, mureke kujijisha. Nagurije umuntu amafaranga 120 kuri uwo mudugudu. Dusezerana ko azabima ku itariki 18 z'ukwezi kwa 4, abimaranye amezi 5, akajya nyungukira 10,000 buri kwezi. Ubwo yari 10,170. Yatari kigeze ankorera message arambwira ngo rega wa musu ya amafaranga ngo bayanyibiye ku iseta. Abadayimoni barambwira bati no ku mudugudu wabo ntuzahasubire. Nunasubirayo uzajyayo mbere yuko ubwiriza umuhagurutse uvuge tuyo yaranyambuye. Urumva abadayimoni? Koko numvira shitani ndavuga ni wa mugani, rega wabarwara reka kutujijisha nambaraga. Rero mutazabona ngo duhagaze hanga mugira ngo twavuye mu ijuru tuza mwiza. Twambaye umubiri nkamwe, ibibabaho natwe bitubaho, nuko tuba bugufi bw'Imana tukezwa buri saha. Baramamagaye bucye ndababwira ni yewe nisinzaza. Nacyakora cyo mboherereza undi. Nijoro ngiye kubona mbona marayika araje ari kumwe na wa muntu. Mbona ampaye inkota, mbona nisha wa muntu arambwira ati shyira ku mutwe. Ugende mu bantu ubwira ko no muntu wamwishe kuko yakwambuye. Amereje inkota mitanyitura hasi, ngira wa muntu kuri ndakubabariye. Ni nawe marayika asubirayo, nawe ndamubabariye. Ijwi rirangira ngo uhereye none byo kubatira umutima nibyo bizakwica. Subirayo umuha imbabazi, kandi igihe azayabonera azayaguhe, natayabona nawe byari kukubaho. Hahita haba inama y'ubukwe rero, kandi nawe yaje muri iyo nama y'ubukwe.
mpita njyayo, nyoboye inama mbona aricaye, icyuya kirandenga ndavuga nti asiki abazimu, nuko navuze mu nama. Mwari muzi ko nabivugiye mu mutima? Wapi, nta mbaraga mufite barokore, ntimukaza muheza hano mujijije. Nta siki ntababazimu. Ariko se nuko mu nama hari hajemo abazimu, cyangwa nuko bamwe binjiye mu mutwe wanjye bagaragariye muho binjiriye? Nyobora inama ariko nahari, ndangije ndamusanga ndamwongera ndamubwira nti ntutahe tuze kuvugana. Ati nanjye nagushakaga. Dusohotse ahita apfuka amararira, arambwira ati mbabarira, ubu sinkirya ibiryo ngo bijye mu nda. Iyo ntekereje amafaranga yawe n'ukuntu naguhemukiye ntabwo nkirya. Urumva we yabuze amahoro, ariko giye mfite ubwicanyi muri iki. Erega ntabwo yanze kukwishyura kuko yayabuze, bambe yayabonye, ahubwo yarayabuze nawe biramuhangaye nk'uko ubabaye warahangayitse. Bugwije imbaraga rero turebe ko ari ingeso ye, nayabona ntayaguye tuzamenya ko ari ingeso, ariko ubundi yarayabuze burya. Birarangira ndamuganiriza, turababarirana, mubwira uko ibintu bimeze, ndabimubwira, turangije turababarirana. Arambwira ati mu rugo hari agasambaza tunyurane mu rugo. Abankubise nk'akarobo k'isambaza, nanjye ca kwa Mutangana ngura ibiro 2 n'inusu by'ifu y'ubugari, twirira ubugari. Ubu iyo namubabarira nari gukura hehe isambaza? Mugwiza imbaraga tubabarire, turebe ko twarya agasambaza. Haleluya baroko. Harya ayo magambo murayumvise cyangwa ntabwo muyumvise? Njyewe niba mutumvise no magambo nsize mbasezeho sinzagaruka hano. Murayumvise cyangwa? Sawa, noneho nzaza. Haleluya. Ndasaba umuntu wese wumva ataragwije imbaraga mu bigeragezo bye, ubwo agatuka Imana, kandi bari ikintu kigoye ni ugutuka Imana, yarangiza agakora ibidakorwa, si tubishyize muri detail, ahaguruke ku maguru ye, tubanze tubwire Imana ngo tubabarire, nta mbaraga twagize, si natwe twabyiteye, ni imbaraga twabuze. Iyo tuzigwiza ntituba twarakoze ibyo twakoze. Niturangiza papa wacu umuyobozi wacu amaze kudusabira Imana imbabazi, twebwe ubwacu turishyira hamwe, turasenga mu buryo tuza gusengamo, dusengerane dusaba Imana imbaraga. Nitumara gusaba imbaraga ndaza kubabwira cya kindi dutuze, nanjye ngira ikintu nza kubasabira Imana. Nkeka ko si ngombwa cyane gupfukama, ariko byari na ngombwa. Ariko reka dusenge, twinginge umuyobozi wacu yigire hinaha, atwingingira Imana, atubwirira Imana ngo cyane kandi umuyobozi uduhereho twebwe abatumishi, tubabarire uduhereho, tubwire Imana twongerera imbaraga, kuko ibintu biriho muri iyi minsi biteye ubwoba. Jo bundi nagiye Gatore bangaburira amajyi avuga, ubu nazasubirayo atari imbaraga z'Imana. Amajyi avuga nyine, umuntu yanzaniye amajyi atangira kwibarangurira ku isahani, avuga ngo ntabwo tumujyamo, ngo si mugenzi wacu. Amajyi nduru ziravuga. Jo bundi nagiye Kabarondo mu Mutara epfo nkora igiterane, umuntu yiba amafaranga 400. Bukeye barampamagara ngo ninze ngo mbareberaho ayo mafaranga. Ndabarebera jewe ndebaho ibintu byagiye, ndarebesha iki? Ngo ninsenga ngo Imana iranyereka uko byagenda. Ndababwira ni mukaraguza Imana, nimba yarayibye mukabimenya mu mushyira inkiko cyangwa mu mubabarire n'umukirisito wa. Ndaza kubarebera iki? Nimugwiza imbaraga, mureke kuvuga ngo Pascal naza turebere, ntacyo ndeba, nawe zigwiza undebere.